mukobwa niba umusore mukundana agiye kukwerekana iwabo ku babyeyi be bamubyara. Iki ni igice cya kabiri cy'ibintu bigomba kuzakuranga. Amakosa uzirinda gukora kugira ngo utazahasebera cyangwa se ukatibaba. Mu gihe ugiye kwerekana iwabo w'umusore, irinde kujya utazi ibintu ugomba kwambara ugiye kwa nyokobukwe. Ntabwo mvuze kugenda wambaye imyenda ihenze, ahubwo umenya imyenda ugomba kwambara n'ahantu ugiye ahariho. Ugiye kwa nyokobukwe, ntabwo bagiye kureba ayo mamini yawe, ntabwo bagiye kureba ibyo bibero byawe, ntabwo bagiye kureba ayo maguru yawe meza. Ibyo ntabwo babyitayeho. Ibyo ngibyo ni umuhungu wabo wabyitayeho. Ibyo ntabwo bibareba. Amaguru meza, ikibero gitukura cyangwa se cy'igikara cyiza, ibyo ntabwo babyitayeho. Ugiye kwicarana na sobukwe umuntu ageze aho hagaragara. Can you imagine? Ugiye kwicarana na sobukwe amabuno yawe wayaziritse. Hara ntabwo wagiye kuri date na sheri wawe, hara wagiye kwerekanwa kwa sobukwe na nyokobukwe bejo hazaza. Ambara neza ibintu bigukwiriye kandi biguhesheje icyubahiro nk'umuntu ugiye kwa nyokobukwe. Kirazira kikazirizwa kujya kwa nyokobukwe imbokoboko. Icyo nshatse kuvuga ngo imbokoboko, abana benshi mu mijyi ntabwo babizi, ariko bo mu byaro barabizi, kandi ba nyokobukwe baba babizi, babyiteguye yuko ibyo bintu muri buze kubikora nimujyayo. Iyo umuzi umugurira ikanzu nziza cyangwa se waba ushidikanya yuko udashobora kumukubira ukamugurira igitenge, ni nacyo benshi bajyana igitenge ukayishyira mu kantu keza kakado cyangwa se ka gift. Wagera iwabo nta wundi muntu ugomba guhereza iyo gift ngo ayigufashe n'ibiki, oya. Iyo ugisuzanya ko bukwe umaze kumuhobera cyangwa se kumusuza nyine bisanzwe, uramubwira ati mama mfasha kano kantu wowe nakazane, ugahita umuhereza ya gift yiwe, aragushimira kubera ko abizi neza rwose abyiteguye icyo kintu muze kugikora. Nta mukobwa ujya kwa nyirabukwe imbokoboko nta kintu atwaye, icyo kintu muzakirinda. Iyo ugiye udatwaye icyo kintu, impano ya nyokobukwe ugiye kubona bwa mbere, bahita bakubona mu mutwe bagatekereza ko nta n'ibindi bintu bizima mushobora kuvuga. Niba utaziye neza ko kwa nyokobukwe nta muntu ujya imbokoboko, ubundi muraza kuganira iki, ubundi ni iki uzi, batabona ko mu mutwe nta kintu kirimo kandi rwose uri umukobwa uzi ubwenge. Ikindi kintu mu gihe kwa nyokobukwe ugomba kwirinda, irinde kujya kwa nyokobukwe wigize umusirimu, umuntu uzi byose. Kirazira. Nimba ugiye kwa nyokobukwe, icishe bugufi, yigira umuntu usanzwe uri hasi cyane, ugerageze guca bugufi ukamenya yuko uri mu rugo rw'abandi utari mu rugo rw'iwanyu. Irindi kosa ugomba kwirinda, nimba ugiye kwa nyokobukwe, irinde guteresha inzara cyangwa se nimba unazifite uzikuzeho. Nimba na nyokobukwe afite izo nzara, ibyo ngibyo we ntuzabyiteho. Ababyeyi benshi bakuze bakunze kuvuga yuko abakobwa b'iki gihe bagira ibyara bimeze nk'ibyiyoni, bakabagereranya n'ibisiga bigiye gufata inkoko kuri biba bimeze gutya. Noneho iyo babonye mufite za nzara muri gukora muri telefone gutya, utabasha kuba wakoreshamo igikumwe bisanzwe gutya, bagasanga umeze gutya, ni ibintu babona bisa nk'umwanda kandi bidasa neza cyane, kandi baba babona ari nk'agasuzuguriro imbere yabo uri gukora muri telefone gutya nukumva mumeze. Iyo umukobwa agiye kwa nyirabukwe afite byara batera ibyara birebire bigaragara ukuntu, mwege muzi ko ari umurimbo, batangira gutekereza ko umuhungu wabo azajya yifurira. Nubwo umuhungu wabo yaba afite ubushobozi, bazi neza ko hari igihe gishobora kugera ubushobozi ntibuboneka, ariko umugore mu rugo akaba yafurira umugabo, akaba yakora uturimo two mu rugo. Iyo ababyeyi b'umusore babonye umukobwa afite inzara zimeze gutyo, batangira gutekereza yuko uri umukobwa udashobora guteka, udashobora kuba yafura n'ikariso yiwe, batangira kujudginga bakikubona se umukobwa ufite ibyara bimeze kuriya, ufite ibyara by'ibyomekano, buri abakozi se bazajya bamufurira amakariso gutya design that, bakakujudginga kikakurenga. Bazi neza ko abantu mugira inzara zimeze gutya mukunze kuzitaho no kuzirinda ko zicika cyangwa se zandura. Ibyo byose baba bizi. Kandi mu gihe bagiye kwerekanwa kwa nyokobukwe, kwa sobukwe, irinde ibintu by'ibiperfume. Ugiye kwa nyokobukwe ntabwo uzi neza nk'urwo rugo ugiyemo nimba ari nk'umuntu urwara amasenezite, ariko uragiye biteye ibiperfume, ibintu bihumura utazi nimba wenda bakunda ibintu bihumura nk'ibyo. Nubwo umuhungu wawe yakitera perfume, irinde kwipuriza ibintu by'ibiperfume. Ikindi kintu ugomba kwirinda ku bantu bitera bino bintu by'ama makeup, irinde kwitera bino bintu by'ibifu byinshi cyane mu maso mujya mwitera nk'abakobwa. Genda usa nkaho uri natural, ugaragara neza nkaho isura ari iyawe nta kindi kintu wongereyemo. Yego uzateremo agapuderi gato cyangwa se aga foundation gakeya koroheje cyane gatuma nyine usa neza gake, ariko ureke gukabya ibintu byo kwitera ibintu byinshi cyane. Nimba uri wa mukobwa wambara ibintu by'amaherena, irinde kwambara ibintu binagana hano mu matwi. Nimba wambara amaherena, afata utuntu dutoya turaduherena tuba twegereye amatwi nye. Hariya wagiye kwerekanwa kwa nyokobukwe, genda rero mu muco, bakubone nk'umuntu utaratwawe n'ibintu by'isi cyane, bakubone nk'umuntu udakunda imirimbo myinshi cyane, kubera ko iyo wabona uri umuntu wishyiraho cyane, wambara ibintu bihenze cyane, uri umuntu wisiga cyane biriya bintu, ibyo bintu byose rero bakavuga atari ku muhungu wacu koko ibi bintu azabivamo, kuko barabizi neza ko biriya bintu bihenda. Nubwo umuhungu wawe afite amafaranga, baravuga se ibi bintu bihindurwa buri cyumweru cyangwa se nyuma y'ibyumweru bibiri. Ibi bintu amafaranga umuhungu wacu azajya akorera nayo gukora bino bintu gusa, urugo ruzaba rumeze gute nimba uyu mukobwa akunda bino bintu? Rero irinde bino bintu byo kugenda ibintu wabikabirije, bisize ibintu bitabaho, maso washyizeho bya bintu byanyu bihinguka hirya, ingohe wongereyeho imisatsi. Ugiye gukora icyo wa mukobwa? Ibyo bintu uzabikore mu bukwe bwawe, n'akazi kawe, ariko nimugiye kwa nyokobukwe please ibintu byose bicishe bugufi, cisha makeya, ugiye mu rugo rw'abandi please. Nimba wagiye kwa nyokobukwe, uwo musore mukundana akaba afite bashike bewe, mbabarira ndakwinginze, bashiki b'umuntu nibo ba mbere bagira uruhare mu kwangisha umukobwa ababyeyi
babo cyangwa se mu kwangisha umukobwa nyirabukwe wawe. Gerageza ujyeyo ushaka ukuntu ucyura nimero zabo, ujye ubaganiriza abaza utubazo bimeze gute se wasoje kwiga, se wasoje ryari, aho kugenda nyine ngo uceceke wibombarike wikigira icyanutse. Ariko kubera ko muri abakobwa mwese, nimba muri abakobwa mwese rero gerageza unotera akantu koroheje k'urwenya. Iyo wagirwana n'umuryango gerageza uhakura inshuti, ureke kuva mu rugo rw'abandi nta nshuti iri muhakuye ngatekereza. Ubwo se niba uvuye mu rugo rw'abandi nta nshuti iri muhakuye ninde uzakuvuganira mu rugo? Iyo uvuye mu rugo uhasize inshuti, iyo nshuti kuvuga buri kanya, ihora ivuga ko igukumbuye. Iyo nshuti iyo bakuvuze nabi niyo ikuvugira, gerageza uhave ufite inshuti, uhave ufite nimero zabo, mujye muganira WhatsApp, musuhuzanye, ubiteho nabo bakwiteho. Reka kuzamura ibiciro, reka kugira isoni nyinshi, ariko nanone ureke gushira isoni iw'abandi. Ugomba kumenya yuko ubwiza bw'umukobwa bushobora gutuma bakureba, ariko ubwenge bwawe n'imyitwarire yawe bigatuma bakwifuzamo nk'umukazana wabo cyangwa se batabikunda na gatoya. Iri jambo nongere ndisubiremo mu gihe ugiye kwa nyokobukwe, irinde ibintu bya telefone yishyire kuri ushaka kuremo, uyishyire muri silence cyangwa se ushyiremo akadege. Ububahe, ibyo bintu bibereka yuko wabubashye cyane kandi wakunze igikorwa wagiyemo. Akamwenyu ku isura yawe ntikazigere kava mu gihe ugiye kwa nyokobukwe. Akamwenyu gerageza ujye ubereka yuko nyine wabishimiye, akamwenyu gato cyane katarako gusakuza cyane. Dore akamwenyu gatuma n'abantu badafite uburanga babugira. Iki ni igice cya kabiri. Abakobwa, niba umusore mukundana agiye kukwerekana iwabo, dore imyitwarire myiza igomba gukuranga ndetse n'amakosa uzirinda gukora. Ubwiza bwawe bishobora gutuma bakureba bakakwishimira, ariko imyitwarire yawe myiza ishobora gutuma bagukunda cyangwa se bakakwanga. Mu gihe uhingutse mu marembo yo kwa nyokobukwe ndetse no mu maso y'ababyeyi, garagaza akamwenyu koroheje. Bahita babona yuko wishimiye kugera iwabo w'umusore, bahita babona yuko igikorwa umusore yakoze cyo kujya kukwereka iwabo wakishimiye, bahita babona yuko nabo ubishimiye ukibabona ndetse bibashimisha umutima. Aho kandi icyo kintu uba ukoze ukamwenyu ugahita kayobora ibiganiro byose binibuze kugirana. Icyo kintu gishobora gutuma rwose bavuga ngo hano hinjiye umuntu muzima cyane kandi w'urugwiro. Icya kabiri, mu gihe uri gusanya n'ababyeyi b'umusore ku meza akagira ikintu gitakara hasi, yawuna mu gitore. Mu gihe muri ku meza muri kurya ukaba wakifuza amazi yo kunywa, nimba hari ahantu yaruzi uyasaba, haguruka neza mu kinyabupfura uvuga ati kanywe ku mazi, ubabwira ati se mbere yuko nywa amazi hari undi muntu nabanza kuzanira ushaka amazi. Ntuhaguruke kubera ko nk'inyota ikwishugiye n'unywa yawe gusa, baza ngo se nta wundi muntu ushaka amazi nanjye muzanire. Then nihagira ukubwira uhita umusukira mu gikombe nawe umuzanire. Kandi ukagaragaza yuko uri umukobwa wubaha kandi ufite discipline. Bahita babona yuko warezwe cyane, warireye mu rugo rw'ababyeyi bafite discipline kandi bubashywe. Bahita babona yuko icyo cyubahiro ubahaye ugihereza n'ababyeyi bawe, bagahita bumva yuko n'umwana wabo azaba yubashywe cyane mu rugo. Nimba musoje kurya, irinde yuko hari umuntu waho ngaho utangira kwandurura ibintu. Sinkubwiye ngo wigire nyir'urugo, ariko mu gihe musoje kurya hita ufata ibintu byose bigerekeranye, n'ubundi ufata amasahani use nk'ugiye kuyaterura, ubaze ati se mwanyerekana umushyire amasahani. Of course abenshi ntabwo bazemera yuko wenda bijyana, ahubwo bazakwereka umuntu ugutwaza cyangwa se akabigutwarira, ariko wagaragaje discipline yuko uri umunyesuku kandi ushobora kuba wabwiriza ahubwo utabwiye kubera ko uri umwari, uri umukobwa. Hari ibintu bigomba gukoranga byanze bikonza. Waba uri mwiza gute, waba udafite uburanga buhagije, ako kantu rwose gatuma ukubonamo nk'umukobwa wa marayika kandi uzubaha umuhungu wabo. Barakubaha cyane ko babona yuko ufite discipline. Ikindi kintu, mu gihe wagiye kwa nyokobukwe, kora ibishoboka byose ntutahire kuba wagiyeho. Gerageza utahe wabaye inshuti na nyokobukwe. Yaba ari umuntu uri seriye cyane, yaba ari umuntu usabana, gerageza umwereke urukundo rudasanzwe, umwereke yuko wamukunze ndetse no kurusha umuhungu wawe. Ntubikabirize cyane atagira ngo ni amaco y'inda, ariko umwereke yuko ari mwiza. Umbwire mama ufite imisatsi myiza, mama ufite skin nziza, nkunze ukuntu igikara cyawe ari cyiza, inzobe yawe ni nziza. Mubwire uti mama uzi kwambara neza, mama nakunze ukuntu wiyitaho. Gerageza nyokobukwe rwose umutere imitoma, mubwire amagambo meza yumva ko akunzwe. Buri mugore wese ahari kubwirwa amagambo meza arabikunda, yabwirwa n'umugore mugenzi we, yabwirwa n'umugabo uwo ari we wese. Umugore wese akunda kubwirwa amagambo meza, nawe urabizi neza. So akenshi rero hari igihe usanga n'uwo musaza we cyangwa se uwo mugabo we aba yarabyibagiwe no kumubwira amagambo meza. Nyine abiruka kera ari umukobwa, ari yabonye umuntu bimwibutsa, umuntu yamubwira, yumva ko akunzwe, bikamwongerera igikundiro, akumva aragukunze cyane, akumva ubaye umuntu w'inshuti yiwe magara kandi yakadasohoka mu buzima bwewe. Ukoze ikintu cya danje cyane, uba wikururiye igikundiro cyane kuri nyokobukwe, agukunda guhera uwo munsi. Numara kumubwira utwo tugambo twose tw'urukundo kandi tumutaka, ambwira ati mama no kwinabonye n'umuntu mwiza kandi usabana, byanshimishije kuba ndi kumwe nawe, bibaye byiza wampa nimero yawe nkajya ngusuhuza, nkumva uko umeze, nkumva ijwi ryawe. Urabona ntabwo tuzatubona na buri munsi, dushobora kuzajya tubona nashize igihe kinini. Byashimisha cyane ndamutse mbonye nimero zanyu nkajya nkuvugisha ngusuhuza. Icyo gihe atabona yuko wifuza kumugira inshuti yiwe, wamwishimiye bihagije, atabona ko nakwanga n'andi mukazana uzigera ukora ibyo bintu uri gukora. Aragukunda cyane kandi akakwishimira. Mumenya kenye mugiye muri kwa nyokobukwe, mushaka igikundiro kwa banyokobukwe babakunde, babishimire. Ni byiza yuko ujya mu muryango bagukunda. Birababaza cyane kuba uri gukundana n'umuhungu ariko iwabo bakaba batagukunda, ndabizi birababaza cyane. So rero gira uruhare mu rukundo rwabo, gira uruhare mu kwishakira igikundiro muri bo. Niba umusore mukundana agiye kukwerekana iwabo,
jya wambara neza kandi ibintu bijyanye, ntabwo ari ukuvuga ibintu bihenze cyangwa se ibintu bipika cyane, oya, ahubwo ambara neza bijyanye n'aho ugiye, isuku ndetse n'ubwiza bwawe bigaragaza yuko wiyubaha. Nugera kwa nyokobukwe, control amagambo yawe wavugaga hanze, ujye ukoresha amagambo ya mwaramutse, muraho, gusuhuzanya ukoresheje amaboko abiri, kwirinda kugaragaza morale cyane ndetse no kwirakaza, kumwenyura gakeya mu gihe uri gusuhuza umubyeyi, mu gihe muri mu maso, amagambo meza, mama, ndetse no kumutega amatwi. Mu gihe uri kuganira n'ababyeyi b'umusore, uzirinde guhuza amaso na sobukwe ngo murebane gutya nyine muhuza amaso, murebe mu mboni nawe kurebe mu mboni, no. Ugerageza amaso kenshi uyahange kuri nyokobukwe, nabwo utamureba mu maso, usa nkaho ubitse umutwe gake, ariko nanone udahuza amaso cyane, mwereka yuko nubwo waba wishimiye gute, nubwo yaba kwishimiye gute cyangwa se ashaka kuganira nawe gute, gerageza ureke kuzamura igikanu, nta muntu uzamura igikanu imbere y'ababyeyi b'umusore. Nimba uri kuganira n'ababyeyi b'umusore mu gihe agiye kukwerekana, gerageza wirinde amagambo menshi cyane, ariko nabwo ntuvuga amagambo makeya ngo baboringe baburi ikintu bavuga. Basubize, ubaganirize byoroheje ariko bidakabije nk'umwari. Icyo gihe babona yuko uri umwana uzi kuganira kandi uzamenya kuganiriza abashyitsi nubana n'umuhungu wawe. Uzigere ukora kuri telefone yawe mu gihe ageze kwa nyokobukwe. Nimba hari ikintu cya mbere cyiza kiryohera ababyeyi, ni ukubona umusore wabo yaje kubereka umukobwa akava batazi niba anagira telefone, bahita babona yuko wabahaye agaciro, aricyo kintu cya mbere wahaye umwanya, kuko ababyeyi barabizi neza yuko abana b'iki gihe ikintu cya mbere kibaba mu mutwe ni telefone. Rero iyo ugeze iwabo bakabona iyo telefone basanzwe bazi ku bana bangana nkawe cyangwa se urubyiruko, bakabona iyo telefone ntabwo ihaye agaciro, ntabwo uyitayeho cyane, babiha agaciro, barabikunda cyane, abona ko ikintu cyakujyanye rwose wagihaye agaciro kandi gikunze cyane, barabikunda, buriya barabireba nubwo batabivuga ariko barabireba. Imyitwarire yawe kuri telefone, wekitaba nta kureba muri telefone, amaso yawe yahanga icyo wagiye gukora, koresha ubwenge bwinshi cyane, gerageza ugire urwenya rworoheje ariko nanone rudakabije, ugira aho ugarukira. Kuba serious cyane kwa nyokobukwe bishobora gutuma abantu bakugirira ubwoba. Ababyeyi bareba ukuntu umukazana wabo mushya yitwara, ko yubaha abantu ndetse nuko agaragaza yuko azashobora kubana n'abantu neza mu gihe azabana n'umwana wabo. Niba baguhaye ibyo kurya, shimira mbere y'uko ubirya, ndetse mu gihe uri kubirya gerageza uvuge amagambo meza, ushimagize umuntu watetse ibiryo, umushime rwose kandi ugaragaze ko wishimiye ibyo biryo, nubwo waba utabikunda ariko garagaza neza ko wishimiye umuntu watetse, kubera ko iyo ugiye kwa nyokobukwe babizi neza pe, barakwitegura bagateka neza, bagakora ibishoboka byose kugira ngo urye. Rero bashobora kuba batabizi guteka neza cyangwa se nyine ari byo bamenyereye, ariyo nteko yabo, gerageza ubishime, bazishima cyane kubera ko ibyo bateguye, ibyo babiriye icyuya kugira ngo uze kuzubiryaho wabishimye, rero bizabashimisha cyane. Irinde kugaragaza nkaho uri nyir'urugo kubera yuko uziranye n'umuhungu wawe. Irinde ibintu byo gutuma ngo nzanira iki, ngo bigende gutya na gutya, never. Mwabakobwa mwe kandi muzibuke kino kintu, niba umusore akujyanye iwabo kukwerekana, ntukajye ushaka kubashimisha gusa, iyo ujyayo witeguye kubakunda uko byagenda kose ndetse no kubamenya byembetse. Nimba uri umuntu mwiza koko, ubwiyubahe bwawe, ikinyabupfura cyawe n'ubwenge bwawe bizivugira. Ibyo bintu byose uzabikore nubwo waba uruzi neza mu maso yabo yuko batakwishimiye, ko bagusuzuguye, ko bagufetse, gerageza ibyo bintu byose n'undi uzabikore uruzi neza ku maso yabo ko batakwishimiye, ukomeze ubikore, ntucike intege, ugire agahinda mu mutima ariko ubikore. Mpamvu ninge buriya iyo uvuye ahantu nibwo abantu batangira kugutekerezaho cyane no kukureba uko waje, uko witwaye, ibintu byose. Hari igihe ushobora kugenda rero ukavuga ati ariko uyu mukobwa ubundi n'iki kiri gutuma mwanga, n'iki kiri gutuma tutamwishimira, ni ikihe? Umukobwa waje gutya, yinjiye mu rugo gutya, umukobwa twasangiye bikagenda gutya, umukobwa byagenze gutya kose, bagasubira nk'imyitwarire yose bagize mu gihe wari uri iwabo, bakavuga ngo umukobwa ku igikundiro cyacu, bagahirwa ngubwo bagukunda kandi batari bakwishimiye. So rero imyitwarire wagize ishobora kubaka ikintu gikomeye cyane mu rukundo rwawe n'umusore ndetse no mu rugo rwanyu rw'ejo hazaza, mu bano wawe na nyokobukwe cyangwa se na sobukwe. Iki ngiki ni igice cya mbere cy'imyitwarire ugomba kugira mu gihe agiye kwerekanwa iwabo w'umusore. Nzabaha igice cya kabiri, igice cya gatatu, kugeza ku bice byose, kugeza igihe muzumvira cyangwa se kugeza igihe muzafatira amasomo ya nyayo. Mfite byinshi cyane byo kubabwira. Nimunkunda ukaba ukunda bino biganiro, reka guscrolling ujya ku yindi video, utarabanza kujya kuri YouTube channel yanjye ngumpe support, ni uje neza video cyangwa se uje neza TV. Ikindi kandi ndagusabye kuri Instagram ukore follow, nkeneye ko munsanga no kuri Instagram mukama support, mugakora follow, nawe tukuzuza 100,000 tukagira ebana, nawe tukayubaka fresh cyane. Njye babwiraga ibi ngibi, nituje neza Jedo, umusore w'ubwenge n'ubwiza bufite Imana. Peace, open love. Nzagaruka mbabwira ibindi bintu by'ingenzi cyane ugomba gukora kwa nyokobukwe, bakagukunda, bakakwishimira, bakagufata nk'umwana wabo kandi bagomba kwitaho mu nshingano zabo. Jewe Jide nzabigisha ibintu by'urukundo, ibigendanye n'imyororokere, ibigendanye n'iyobokamana. Abenshi ntabwo mubizi ko burandirimba n'indirimbo z'Imana, ngende n'umuhanzi.
See you soon. Duhure muri video yine nzashyiraho ejo kandi bigisha ibintu byiza cyane by'ingirakamaro ku myitwarire ugomba kugira mu gihe ugiye kwa sobukwe no kwa nyokobukwe ndetse n'ibindi bisanzwe. Please jya kuri YouTube yanjye yitwa Uzirinda TV cyangwa Uzirinda Shadow ukande subscribe, ujye kuri Instagram yanjye yitwa Uzirinda Shadow Karonko ukande follow. Tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Nanjye nkeneye support yawe rega. Ngiye kubwiraga ibi ngibi nitwa Uzirinda Shadow, umusore w'ubwenge n'ubwiza bufite Imana. Peace, open love.